Kanongere mbasuhuze nizere ko meze neza ibisanzwe rero tugiye gusora mwibutsa yuko niba utari wakora subscribe nyamuneka ko igihe ari iki ngiki kugira ngo uko dushyizeho video bigiye gufasha ko uhita uyibona tukishyiraho cyangwa se uwo mwanya nawe igahita ikugeraho ukajya wiga ndetse wiga n'ibizami bakunda kubaza cyangwa byakozwe uwo munsi. Ushaka kwiga cyangwa se ushaka gufata code yaba ari iya provisoire cyangwa se aya makategori, nimero ni imwe yo guhamagara ni 0789928814. Mbibutsa yuko kandi ubu ngubu kujya muri groupe ari igiciro gitoya rwose, ubundi ukajya wigana n'abandi aho usangamo imyitozo yo kwimenyereza, uretse yuko niyo waba ubishaka ku giti cyawe nabyo twabigufashamo ubundi ukagera ku ntsinzi bitakugoye kandi wize igihe gitoya. Duhamagara rero cyangwa twandikire kuri iyo nimero twabaze hejuru cyangwa se iyo ngiyo urimo kubona, ubundi nawe tugufashe ujye mu banyamahirwe bagomba gutsindira provisoire bakoze rimwe cyangwa se bakoze bwa nyuma. Twihuse rero reka dutangirane n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Iki cyapa kivuga iki? Turabona yuko gifite ibirango by'umukara, ubuso n'umweru ndetse n'umuzenguruko wa mpande eshatu mu ibara ritukura. Mbese ni A ni ikoni iburyo cyangwa ni B akazamuko gashinze cyane, mbese ni C akamanuko gashobora gutera ibyago, cyangwa ni D B na C byose ni ukuri, cyangwa ibisubizo bya B na C ni ukuri. Mbese urabona iki cyapa gisobanuye iki? Kirababwira cyo nuko iki cyapa kiri mu byapa biburira nk'uko tubizi bigira umuzenguruko wa mpande eshatu. Mbese iki cyapa gisobanuye iki? Twihuse rero ahangaha igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni A, ni ikoni iburyo, cyangwa se uko urimo kugenda mu muhanda bakuburira yuko imbere hari ikoni kandi mu gisate cyangwa se ikoni riza kuba riri iburyo. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara, cyangwa ni B, vuza ihoni ukomeze, mbese ni C, gabanya nurangiza ukomeze witonze, ubwo no kugabanya umuvuduko, mbese ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Mbese urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Mbese mu gihe uzaba umuhuye n'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, mbese uzabigenza ute? Mbese uzagomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhagarara, cyangwa ukuvuzeho n'ukikomereza, mbese no kugabanya umuvuduko warangiza ugakomeza witonze, cyangwa ibisubizo byose ni ukuri. Twihuse rero ahangaha igisubizo cy'ukuri ni A, umuyobozi imyitwarire myiza azagira ni uko agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara kugira ngo ahigamire uwo muntu abanze yambuke. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ni iki muri ibi wakirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Mbese mu gihe turimo kunyuranaho ni ibihe bintu by'ingenzi tugomba kwirinda? Mbese ni A, ni inyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho, cyangwa ni B, ni mu muhanda w'icyerekezo kimwe, mbese ni C, naho utagomba kurenza ibirometero 30 mu isaha, cyangwa ni D, ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Mbese ni iki twakirinda muri ibi ngibi mu gihe turimo gushaka kunyuranaho? Ubwo nawe nizere yuko wacyumvishe icy'ukuri cyangwa se imyitwarire myiza umuntu yagira mu gihe ashaka kunyuranaho buri gihe ni A, ni ukwitonda nyuma y'ikona tugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Ubwo niba tugeze mu ikona mu gihe dushaka kunyuranaho tugomba kubanza tukitonda, niko kubona twarirenga. Ikona ni nka ririya twabonye mpande ukuntu uba ukata, kubona ni nka ririya twabonye ukuntu mpande uba ukata. Tugomba rero kwitonda tugategereza tukabona uburyo turimo kureba imbere neza, cyangwa se tukabona uburyo bwo kunyuranaho bwiza
murabizi yuko nubwo mu muhanda haba hashushanyijemo ibimenyetso byo mu muhanda biguha uburenganzira bwo kuba wanyuranaho, ariko iyo bigeze mu ikona ko haravuga ngo amategeko y'Imana tugira ngo hatari amategeko yihariye cyangwa hari amategeko yihariye. Ubwo rero hari igihe haba ari amategeko yihariye ugasanga ni nko mu ikona, ku buryo nubwo ibimenyetso by'umuhanda byaba bikwemerera kunyuranaho, ariko hari amategeko yihariye akurikizwa aho hantu, cyangwa se kubera ko ugeze mu ikona ugiye gukata, cyangwa se mugiye gukata ahantu utabasha kubona imbere neza, bikaba byakuviramo impanuka. Niyo mpamvu rero tugomba kwitonda tukitegereza neza, tukabona uburyo bwo kunyuranaho, cyane cyane mu gihe ari igihe cy'ikona. Ikibazo cya kane kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ibirango by'umweru ndetse ubuso bwo murabona ko ari ubururu busa n'ubwijimyemo, ndetse hakabamo n'ikinyamitende cy'ibiziga bibiri ndetse n'umugabo ufite umwana. Mbese iki cyapa gisobanura iki? Mbese ni A, aho guhagararwamo n'abanyamaguru, cyangwa ni B, aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. Mbese ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, cyangwa ni D, abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Mbese wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Twihuse rero, ahangaha iki cyapa gisobanura iki cyangwa se kivuga iki? Ni C, ni inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Ni inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Tujya tugira ibintu biba bitegetswe, hari icyerekezo gitegetswe, nyiriya ni inzira y'abanyamaguru, abanyamagare itegetswe. Ubwo twikomereze no ku kibazo cya gatanu kivuga ngo gutwara uzungazunga mu muhanda, A, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri, cyangwa ni B, ni bibi igihe cyose. Mbese ni C, ni bibi ku binyabiziga by'imitende ine, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese gutwara uzungazunga mu muhanda biba bimeze bite? Mbese ni bibi ku binyabiziga by'imitende ibiri gusa, cyangwa ni bibi igihe cyose? Mbese ni bibi ku binyabiziga cy'imitende ine, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twese rero ahangaha gutwara uzungazunga mu muhanda biba bimeze bite? Igisubizo cy'ukuri ni B, ni bibi igihe cyose. Yaba ari ibinyabiziga bimeze bite, bya rumoroki, bya makuzungu, guhera ku kinyamitende cy'ibiziga bibiri ugakomeza ukagera kuri za rumoroki, biriya imodoka binini n'amabisi, byose gutwara uzungazunga mu muhanda ni bibi igihe cyose. Ibyo ngibyo biranumvikana cyane, nta n'impamvu yo kubitindaho. Amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro, igihe ijoro rikeye, mu ntera nibura ya metero 100, cyangwa ni metero 200, ndetse ni metero 150, cyangwa ni metero 250. Mbese hano amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro, nibura ijoro rikeye, mu ntera ingana gute? Niba ari amatara ndangacyerekezo, nshatse kuvuga yuko agomba kuba agaragara imbere n'inyuma. Niba ari imbere, agomba kuba agaragara byibura mu ntera ingana gute? Ukurikije aho ikinyabiziga kirimo kukibonera kiri, cyangwa se umuntu ari, ndetse n'inyuma ikinyabiziga byibura umuntu agomba kukibonera mu ntera ingana gute? Cyangwa se ayo matara agomba kubonerwa mu ntera ingana gute? Reka amatara ubu n'ubundi murumva yuko ari ikinyabiziga baba bashatse kuvuga ko n'ubundi niho baba ari, ndetse n'umumaro w'ayo matara ni ukugaragaza ikinyabiziga. Twese rero aya matara ndangacyerekezo murimo kumva ko ari amatara aranga icyerekezo cyaho ugiye gukatira, cyangwa se icyo ugiye gukora. Muri make hano igisubizo cy'ukuri ni C, ni muri metero 150. Kuvuga ngo ikinyabiziga byibura kigomba kuba kibona ayo matara ndangacyerekezo agaragaza icyo ugiye gukora, kikiri muri metero byibura 150. Ikibazo cya karindwi kirabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare, ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, wakora iki? Mbese ni A, gukomeza ibumoso, cyangwa ni B, kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. Mbese ni C, kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare agahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, mbese wakora iki? Mbese no gukomeza imbere, kuzimya amatara maremare, kuzimya amatara ucana amatara maremare n'amagufi, kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twihuse rero iki ngiki kiroroshye kuvuga ngo iyo turi mu muhanda ducanye amatara maremare cyangwa se nanone y'urugendo, mu gihe duhuye n'ikindi kinyabiziga, icyo dutegetswe nta nubwo twanavuga ngo byibura cyangwa imyitwarire myiza, ahubwo ibyo dutegetswe ni ukuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Yaba ari amakosa ko aya matara maremare ahumisha ikindi kinyabiziga ku buryo bishobora kuvamo n'impanuka. Niyo mpamvu rero tugomba kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, ariko nanone wibuke yuko aya matara maremare ugomba kuyazimya, ariko iyi modoka yawe cyangwa se ikinyabiziga cyawe ntikigume kitaka, ahubwo ugahita ucana amatara yandi twita ayo kubisikana cyangwa se amatara magufi. Ikibazo cya munani kirabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, umuyobozi w'ikinyabiziga urumva wakora iki? Mbese umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara? Urumva uyu muyobozi w'inyamaswa asabye yuko ibinyabiziga bihagarara. Mbese niyo myitwarire umuyobozi w'ikinyabiziga we agomba kwerekana ahangaha? Mbese B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza cyangwa se ugakomeza. Mbese ni C, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, cyangwa ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Iki ngiki cyo kiroroshye nta nubwo twirirwa tugitindaho. Ahangaha umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kubaha umuyobozi w'inyamaswa, hanyuma umuyobozi w'ikinyabiziga agahagarara nk'uko yabisabwe umuyobozi ufite inyamaswa itagize gute, idatuje. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo aha ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora? Turimo kubona yuko abagenzi cyangwa se abanyamaguru bageze ku nzira yo kwambukiraho cyangwa se inzira y'abanyamaguru, none n'umuyobozi nawe murabona yuko arimo guturuka mu cyerekezo iki ngiki turimo, n'ubundi murabona vola. None hano umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki? Kuvuga ngo yakora iki, mujye mumenya yuko ari imyitwarire myiza cyangwa se imyifatire myiza yagira mu gihe bigenze uku nguku. Mbese ni A, kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda, cyangwa ni B, kuvuza ihoni agakomeza. Mbese ni C, ni ugutegereza mu nzira y'abanyamaguru kugeza imodoka izimye, cyangwa ni D, kongera umuvuduko mbere y'uko abanyamaguru bambuka. Mbese wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urimo kwitegura kuba umuyobozi w'ejo hazaza uzabigenza gute? Mujye mubona yuko nubwo hano ushobora kugisubiza ukavuga yuko uzemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda, ariko nanone tujya tubona ababirengaho rwose bakikomereza, ukabona nta n'icyo bibabwiye. Ikibazo ubu nizere yuko igisubizo mwakibonye, ni ukwemerera abanyamaguru bakambuka umuhanda, ibinyabiziga birabitegetswe. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda urombereje w'ibice byinshi agomba kugendera mu kihe gice cy'umuhanda? Mu kihe gice cy'umuhanda? Tugira ibice by'umuhanda bibiri, hari ibumoso ndetse n'iburyo, utaza kumva ibindi bice by'umuhanda. Mbese mu gihe umuyobozi atwaye mu muhanda urombereje w'ibice byinshi agomba kugendera mu kihe gice cy'umuhanda? Mbese ni A, kugendera mu gice icyo ari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike, cyangwa ni B, kugendera ku gice cy'ibumoso keretse ashaka gusohokera iburyo? Mbese ni C, ni ukugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho, cyangwa ni B, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano rero ugiye rwose ibyo ngibyo tubifate mu mutwe, ibyo bibe ibintu rusange yuko buri gihe yaba ari umuhanda urombereje w'ibice byinshi, yaba ari umuhanda ufite ibice bibiri cyangwa se ibisate bibiri iburyo n'ibumoso, buri gihe umuyobozi ategetswe kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse mu gihe ashaka kunyuranaho cyangwa se agiye gukata.
ibyo ngibyo nizere ko tubyumvishe. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo kunyuranaho mu ikoni, kunyuranaho mu ikoni a ntibyemewe, ibi ngibi twahoze tubivuga. b biremewe igihe muri biremewe igihe muri babiri gusa, mbese ni c biremewe ukoranye ubwitonzi, cyangwa ni d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twihuse rero, buri gihe kunyuranaho mu ikona ni byemewe. Kubera iki kunyuranaho mu ikona bitemewe? Kuko biba bitoroshye kubona neza imbere. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo ibyapa byiyongera bishobora kumenyesha, ibyapa byiyongera bishobora kumenyesha a ibitegetswe byihariye gusa, cyangwa ni b ubugerure cyangwa amarenga-mategeko rusange, cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. mbese ni c, a na b ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twihuse rero, ibi byapa byiyongera bishobora kumenyesha iki? Mbese bishobora kumenyesha iki? Bishobora kumenyesha, ubwo biramenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ndetse bikongera bikamenyesha n'abanyamaguru, cyangwa se muri rusange abantu bakoresha inzira nyabagendwa bose. Twihuse rero, ibi byapa byiyongera bishobora kumenyesha iki? Bishobora kumenyesha b ubugerure cyangwa amarenga-mategeko rusange, cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ariko mbibutsa yuko hari poromosiyo rwose ku bantu bashaka kwiga kandi bakigira muri groupe mu gihe gitoya. Iyo groupe itangirwamo imyitozo ndetse n'amasomo rusange. Mu gihe ugize n'ikibazo ukabaza, haba hari mwarimu ndetse n'abandi bagenzi bawe, ubundi tukagusobanurira, twese tugafashanya kugira ngo provisoire ibe nk'amateka mu buzima bwacu. Ako kanya tukaba turayitahanye dukoze inshuro imwe gusa, cyangwa kuba byananiye tugakora bwa nyuma. Mbibutsa yuko kandi hano kuri iyi channel, kuri Community Tab, hacaho ibibazo byinshi buri munsi, cyane cyane buri munsi saa 6 hacaho ikibazo kimwe. Hari igihe ushobora kuzabibona bije, ugifungura ugisubize, kandi ukore na like ndetse comment na share, byose biba bikenewe. Mbibutsa yuko kandi umuntu utari wakora subscribe nawe arimo kwitinza, kuko kutayikora bituma atabonera ibizami ku gihe, cyangwa se bigatuma yitinza kubona imyitozo ku gihe. Ubwo rero bashishikariza gukora subscribe ndetse munakande akazogera, kugira ngo uko buri gihe dushyizeho video nshyashya nawe bijye bikorohera guhita uyibona. Bano baratubajije ngo iki cyapa gisobanura iki? Nuko turimo kukibona, harimo makuzungu ifite ibirango, cyangwa se ifite ibara ry'umukara, ubwo ni ibirango by'umukara, nicyo nishatse kuvuga, ndetse n'ubuso bw'umweru, umuzenguruko uwo ni uruziga mu ibara ry'umutuku. None iki cyapa gisobanura iki? Mbese ni a uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3, mbese nicyo bisobanuye, cyangwa ni b ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. mbese ni c ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. Imitambiko 3 twabonye ko ari ibyuma bihuza ibiziga, cyangwa se ibyuma bihuza amapine. Murabona ipine ry'ibumoso n'iry'iburyo bigomba kuba bihura cyangwa se bifatanye, kugira ngo tujya gukata byose bigendere rimwe. Kiriya cyuma rero kibihuza ndetse gituma biriya biziga cyangwa se amapine agira uburyo agomba gukorana nanyuranye, nicyo twita imitambiko. None iyo mitambiko 3 rero tukaba tuyibarira ku mapine cyangwa se ku biziga by'inyuma, kwa kundi mu utamubona nk'iyi makuzungu. Duhereye ku rugero ahangaha, iyi makuzungu turimo kubibona ifite umutambiko umwe, ifite umutambiko umwe kuko dufite hariya ipine rimwe inyuma. Uriya turamutse dufite amapine, murabizi ibinyabiziga rigiye bafite n'amapine arenze n'amapine agera kuri 3. Ubwo rero dufite amapine agera kuri 3 inyuma ntabwo ari imbere, inyuma akurikiranye, nibyo twita imitambiko. Ubu ubara ipine rya mbere, rya kabiri, rya gatatu, uko nguko ubara niko tuba turimo kubara imitambiko. Ubu rero makuzungu yo murabona yuko ifite umutambiko umwe. Hanyuma rero baratubwiye ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3, cyangwa
ni D, hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko itatu gusa. Twihuse rero ahangaha igisubizo cy'ukuri kiriya cyapa gisobanura iki? Gisobanura B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Nicyo kiriya cyapa kimenyesha, ibyo sanzwe tubizi. Ikibazo cya 14 kirabaza ngo icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite, cyangwa se icyapa kikubwira yuko umuhanda urimo kujyamo ubisikanirwamo, mbese giteye gite cyangwa se gifite, ubwo iyo batubwiye ngo giteye gite cyangwa gifite ibihe, gifite wenda bashatse kutubwira amabara, wenda batubwiye ubuso, batubwiye ibirango, nyine muri iyo sansi niko baba bashatse kubivuga. Mbese n'ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara, cyangwa ni B, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Mbese C ni ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara, cyangwa ni D, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Mbese iki cyapa kikubwira yuko uwo muhanda urimo kugenderamo cyangwa se inzira nyabagendwa ibisikanirwamo kiba giteye gite. Ubwo dukurikije kuri yanjye mbabwira ngo ubu ngubu ni ubuso, ibi ni ibirango, ndetse uyu ni umuzenguruko, umuzenguruko uri mu ibara runaka, ubuso bufite ibara runaka, ibirango bifite ibara runaka, niko bashatse kuvuga. Ubwo icyo cyapa niba ukizi ahangaha kadusubize, ubwo urahita wumva niba ari cyo cyangwa se wakimenye. Igisubizo cy'ukuri ni B, ishusho ya mpande eshatu. Urumva ko cya mbere cyo nuko kiburira ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubwo ni umuzenguruko wa mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Niba mujya mubona nakubwo ndakeka mwarakize, icyapa kirimo agafureshi kamwe kazamuka ndetse n'akandi kamanuka, nyine bigaragaza yuko hari kubisikana. Niyo mpamvu biriya birango murabizi yuko biba bisa umukara, niyo mpamvu batubwiye yuko ari umukara. Ikibazo cya 15 kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo. Mbese murabona muri situation cyangwa se aha hantu umuyobozi w'ikinyabiziga ari, turimo kubona umuyobozi w'ikinyamitende ibiri cyangwa se igare amuri imbere. Urabona uyu muyobozi w'ikinyabiziga ntiyamenya niba uyu muyobozi w'igare agiye gukomeza cyangwa agiye gukata cyangwa agiye gukatira ibumoso. Nabyo birashoboka, abanyamagare murabazi. None urabona yagira imyitwarire imeze gute mu gihe ashaka gukatira iburyo? Ashaka gukatira iburyo hariya, uriya iburyo bwacu murabona yuko kuri biriya bimenyetso bimurika hariho itara rimwemerera kurenga icyo kimenyetso, cyangwa se rimwemerera kurenga iri tara turimo kubona, ariko arashaka gukatira iburyo. Murabona iburyo ni muri iriya kona turimo kubona risa rifite akayira gatoya gahita karangira. None rero yabyifatamo gute mu gihe uriya munyegare bimeze kuriya? Mbese ni A, ni ukuvuza ihoni akamenyesha umunyegare ko ashaka gukatira iburyo, cyangwa ni B, ni ugukata ikona mbere y'umunyegare. Mbese yakwihuta agahita akata vuba vuba mbere y'uko umunyegare amugeraho, cyangwa no kwemerera umunyegare agakomeza inzira ye. Mbese ni ukongera umuvuduko kugira ngo amutange gukata imbere ye. Mbese urabona hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Twihuse rero ahangaha igisubizo cy'ukuri cyangwa se imyifatire myiza uyu muyobozi w'ikinyabiziga agomba kuzagira mu gihe imbere hari ikinyamitende ibiri kandi ashaka gukatira iburyo, ni ukwemerera umunyegare agakomeza inzira ye. Muri make ni ukugabanya umuvuduko, ubundi akemerera umunyegare agakomeza inzira ye. Ikibazo cya 16 kirabaza ngo ni iki wakora mu gihe utabona neza urimo gusubira inyuma? Mbese mu gihe urimo gusubira inyuma ariko ukaba utarimo kubona neza aho urimo gusubira inyuma bitewe n'impamvu runaka mu muhanda, mbese wakora iki? Mbese ni A, kumanura ikirahuri cy'imodoka ureba inyuma, cyangwa ni B, gufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma. Mbese ni C, gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora, cyangwa ni D, gukoresha akareba nyuma kakwegereye. Mbese urabona wakora iki mu gihe utarimo kubona neza kandi
urimo gusubira inyuma. Twihuse rero ahangaha mu gihe utarimo kubona neza rwose imyitwarire cyangwa se imyifatire myiza wagira, no gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora kugira ngo utaza guteza impanuka. Ikibazo cya 17 ni ikibazo twese dusanzwe tuzi ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki mu gihe umuyobozi ubifitiye ububasha aguhaye iki kimenyetso? Ikimenyetso hano uyu muyobozi ubifitiye ububasha arimo gutanga kimeze uku nguku. Mbese wakora iki mu gihe usanze ibimenyetso bimurika? Urabizi ko hari amasangano agenzurwa n'ibimenyetso bimurika, none ayo masangano ibimenyetso byabo biramutse bitarimo gukora cyangwa se byahuye n'ikindi kibazo, umuriro ushobora kugenda nubwo bitabaho ariko biranashoboka. None wakora iki mu gihe umukozi ubifitiye ububasha cyangwa se umuyobozi ubifitiye ububasha aguhaye iki kimenyetso? Mbese ni A gukata ibumoso gusa, cyangwa ni B gukata iburyo gusa ugakomeza imbere? Mbese ni C guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, cyangwa ni D komeza imbere gusa? Ubwo nizere yuko nawe igisubizo wakibonye. Nyamuneka mubwira ngo ukore subscribe, ukore like, cyane cyane ukore like rwose, ushyiremo na comment utwereke amanota wagize cyangwa se uko wagiye usubiza, kuko bifasha n'abandi kugira ngo nabo barebe ukuntu wagiye usubiza. Ubwo rero ndabashishikariza gukora like, mbibutse ko kujya muri groupe ari promotion ku mafaranga make cyane, ubundi nawe ukajya wigana n'abandi aho ubonamo imyitozo idasanzwe, imyitozo ikunda kubazwa. Hari n'abo njya imyitozo nkambwira ni uko wabimpaye niko byajemo. Murumva rero ntabwo ari ibintu byo kubeshya cyangwa se ibintu bitabayeho, ahubwo mvuga ibyo bambwiye abanyeshuri banjye nigishije, kandi namwe mubibona yuko rwose igisubizo driving school ariho honyine ushobora kwigira utavuye aho uri, kandi ugatsinda ku manota meza kandi bitakuvunye. Ni karibu rero mu gisubizo driving school, ubundi ukore rimwe cyangwa se ukore bwa nyuma gusa, ubundi twikomereza. Ikindi nibagiwe kubibutsa nuko ubu ngubu tubafitiye indi channel nshyashya yitwa Kora Rimwe Gusa. Iyi channel nshyashya rero ikintu irimo gufasha mu gihe twakoze ikintu ahangaha ariko ntigisobanuke, tuzajya tugishaka ubundi tukibashyirireho. Niba nk'ubu tuba tuvuze imitambiko umuntu utayizi ajye kuyashaka, niba tuvuze ngo ubugerure cyangwa amategeko rusange umuntu ajye kuyashaka. Mbese ni karibu muri comment watubwira tukajya tugukoreraho ikintu ushakaho cyangwa se isomo ushakaho, ubundi bikagenda neza. Icyo usabwa rero ni ugukora subscribe kuri iyo channel yitwa Kora Rimwe Gusa, nuwandika muri YouTube urahita uyibona, ubundi uhita utangira nawe ujye wiga kandi bikoroheye. Twihuse rero ahangaha, mbese yabashaka gusobanura iki? Twihuse rero ahangaha igisubizo cy'ukuri cyangwa se icyo yaba ashaka kukugaragariza ni C, ni uguhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa umunini. Ubwo akora nka cya cyapa kiba cyanditseho stop, cyangwa se wa murongo uri imbere y'inzira y'abanyamaguru, uriya murongo uba urimo kuva uba urimo kwambukiranya umuhanda ariko utawambukiranya wose ngo urangize. Uriya muhanda niwo twita, cyangwa se uriya murongo uba ushushanyijemo niwo twita umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa umunini. Cyangwa se no mu masangano mujya mubibona, cyangwa ahantu hari inkomane hose, aho hantu ahantu hose imihanda ihurira, uriya murongo uba hari kugira ngo habanze gutambuka ibinyabiziga bimwe byemerewe n'ibindi bize gukurikiraho. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gisobanura iki? Mbese ni icyago kidahoraho, icyago kidasobanuye ukundi, iteme ridahoraho, cyangwa ibisubizo byose ni ukuri. Mbese iki cyapa gisobanuye iki? Twihuse rero, iki cyapa twese turakizi, tujye tunakibona. Iki ngiki cyakoreshejwe mu muhanda cyane, nuko iki cyapa gisobanura iki? Icyago kidahoraho. Ni icyago kidahoraho, vuga ngo kwa kundi imodoka ishobora kugira akabazo ariko ari ibintu biza kurangira mu masaha make. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aguhaye iki kimenyetso cyo kuboko aba shaka kukumenyesha iki?
cyangwa se kumenyekanisha iki. Mbese umuyobozi w'ikinyabiziga utanze iki kimenyetso cy'ukuboko nk'uko turimo kubibona aha ngaha, aba ashaka kumenyekanisha iki cyangwa se abafite iyihe ntego. Hano batubwiye ibyo guhitamo. A, batubwiye yuko umuyobozi ashaka kujya ibumoso. B, batubwira ko umuyobozi ashaka gukata iburyo. C, batubwira ko umuyobozi ashaka kugenda gahoro, ndetse na D, batubwira ko umuyobozi ashaka kunyuranaho. Twihuse rero, mu gihe umuyobozi aba aguhaye iki kimenyetso, ugomba kumenya yuko aba ashaka kubigenza gute, ashaka kujya ibumoso cyangwa se gukatira ibumoso. Ikibazo cya nyuma kirabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, mbese twakitwara gute cyangwa se twagira iyihe myitwarire myiza. Mbese ni A, tugomba kugabanya umuvuduko, cyangwa ni B, tugomba kongera umuvuduko. Mbese ni C, tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twihuse rero, icyo kiroroshye muri make. Ubundi ikizami cyose cyari cyoroshye utagezemo 15. Twandikiye muri comment turebe rwose utagezemo 15. Waba ufite byinshi byo kwiga, mushishikariza kureba na video cyangwa se ibindi bizami biba byarakozwe biba biri kuri iyi channel, kandi ugakora subscribe. Kandi mu gihe urimo kureba video, nyamuneka ujye ubanza urebe niba wakoze like, kandi like ikorwa rimwe, kimwe na subscribe birangije. Kuri video imwe biba birangiye. Twihuse rero, aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni igisubizo cy'ukuri aha ngaha ni A, nuko tugomba kugabanya umuvuduko. Tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho. Ibyo ngibyo mwabizi yuko niyo uri mu kinyabiziga cyangwa se mujya mubibona yuko ikinyabiziga bagiye kukinyuraho, umuyobozi w'ikinyabiziga ahita agabanya umuvuduko, ahubwo byabona ngombwa agatanga ikimenyetso kigaragaza yuko yabonye uwitegura kumunyuraho cyangwa se urimo kumunyuraho. Akaba yanamubwira ati komeza. Mujya mubona ibimenyetso by'ukuboko bajya batanga. Ikizamini rero cy'uyu munsi cyari cyakozwe, nanga kirangiriye. Mbibutsa yuko niba utari wakora subscribe kuri iyi channel ndetse no kuri kora rimwe gusa, urimo kwitinza kuko amasomo n'aha ngaha azajya abera, kandi gutsinda n'aha ngaha bibera gusa. Reka rero mbashimire mwebwe twari turimo kubana, mbibutsa yuko ubu wakora kandi ugakora ibizami biba byarakozwe nk'imyitozo. Buriya gukora ikintu kirebure ukikorera, ushobora no kugera mu kizami rwose ukwibuka ikintu wakoze ukavuga atanga nari nasubije iki ngiki, ariko kureba gusa ntabwo biba bihagije. Niyo mpamvu bashishikariza kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp, ubundi tukabaha imyitozo ibiteguye nk'uko ikizami kiba giteguye. Ciao ciao rero, nawe utaha, ubundi Imana ibarinde.